Jado Max umwe mu banyamakuru b'imikino hano mu Rwanda kurikira buri kimwe cyose kijya imbere ikaze kuri EM Sport TV. Murakoze cyane Faustin. Hanyuma Max ngira ngo natangira nkubaza ku ikipe y'igihugu Amavubi uraganira n'abanyamupira batandukanye aho bari sije na Amavubi ari kwitwara nabi ubusabwa amanota ku manota 6 urugendo rasa n'ikibazo mbere na mbere Max niki birafira mbere yuko tujya no muri byinshi biri gupfira ntago byoroshye kuva kumenya ikiri gutuma yenda Amavubi adatanga umusaruro cyategerejeho. Umuntu ashobora kuvuga ngo wenda niko umuntu yishoboye kubera ko dufashe wenda nk'imikino ya shani ku rwego rwayo ntago haba harimo abakinnyi bava hanze benshi ariko hababuramo bakeya n'ubundi mubaza bakabanzamo cyangwa se bakaza wenda ari shuwa ya mbere rimwe na rimwe. Mpamya neza ko mu buryo bugaragara uhereye wenda muri 2016 ndafata hafi aho bigaragara ko imbere mu gihugu kubo tunganye umupira muri Afrika dusa nkaho tutari babi, ariko bigezaho buri wese azana intwaro ziwe natwe tukazana izacu. Usanga dufashe muri Tanzania, dufashe muri Angola kera yari muri Kenya, dufashe gato nyine muri Amerika kwa rwatubyaye mu Birigi, muri Sweden cyangwa se wenda muri Romania. Ugiye kureba ugasanga izo shampiyona dufashemo abakinnyi ayo makipe tugiye gukina nayo niba yarafashemo abakinnyi benshi numwe nawe uzakaza muri 23 ntaje muri 18. So no kuvuga hari urugego dufite turiho kwera by'abanyarwanda dukunda intsinzi tutabasha kwakira karibwo turorogo tukumva ko hari byo tugomba gukora nk'ibitangaza. Yangira ngo ni ikintu kigoye cyane kuba wagisobanura uyu munsi bitewe nuko abanyarwanda batishimye. Biragoye ko wanashaka n'igisubizo ngo uhite ukibona, ariko ibisubizo biri mu banyarwanda gusa. Iyo urebye usanga ni ibintu bifite imva n'imvano, ntago ari ibintu bitugwirira kubera ko kujya mu gikombe cya Afrika, kujya mu gikombe cy'isi ndetse na shani bisaba kubitegura. So nujya kureba muri preparation cyane cyane twebwe ni naho tugwa cyane, burya imyiteguro yacu ntabwo aba ari myiza cyane. Nujya kureba ugahera muri selection y'umutozo ugomba gutoza ikipe y'igihugu ninde d'abord, kindi cya kabiri wareba abakinnyi bagomba kwinjira muri equipe nationale ni bande, hari abafite uburenganzira bwo kubaza muri nationale, hari n'abadafite uburenganzira bwo kubaza muri nationale. Ugasanga kenshi nationale irasa nkaho ari abantu kurusha uko yabari y'abanyarwanda. Nuvanga urugero ndi buze gutanga, fata ku mugabane w'Uburayi nta mukinnyi n'umwe ugira umuziro, n'ufite impamvu yasigaye umutoza arayisobanura. Ariko hano mu Rwanda uzasanga kenshi buryo umutoza avuga nka 50% y'impamvu yatumye umukinnyi usigara, indi 50 ntabwo ayivuga, ntabwo ariko kuri. Ni nayo mpamvu akenshi uzasanga n'umutoza bamugenera abagomba gukorana nabo kurusha uko we ashobora guhitamo abagomba gukora. So nujya kureba uraza gusanga rero ntago ari uko tudashoboye cyangwa se u Rwanda tutamerita kujya, ariko hari byinshi cyane biri behind ya scene udashaka kubona imbere bituma ikipe y'igihugu Amavubi ihura n'izo mpamvu. Ni nayo mpamvu bizadutwara imyaka nyagateke kugira ngo tubashe kuba twakwitabira aho dushaka kugera. Ni uburyo dukunda kurya ibihiye kurusha kumenya byatetswe biti, kugira ngo ibiryo bishye bica mu zenzira. Ubwo tujya hirya barabihinze, ubwo ndavuga ibihingwa ibyo mu nganda byaciye mu nganda biratunganywa biraza bigira aho bigurishirizwa, birahahwa bishyirwa mu rugo, batoranyamo ibyiza muri bimwe bahashye. Urabizi ibishyimbo babihashye hari ntago byose babiteka, harimo ibyo bakoramo bakajogora bakajugunya. No kuvuga ntago iyo process umupira w'amaguru mu Rwanda twigeze kuyigira, bisa nkaho tuyibagiwe, keretse dukoze noneho ya yindi yo gutuma nkuko ngubu bigezweho gutuma ibiryo bibereye mu biro, apana kubiteka waranabihinze. Ntiwigeze uhinga, ntiwigeze ugira gute, urabitumye barabikuzaniye muri office. Tubikoze nkuko byagenze muri 2004 dutuma abakinnyi tuzi bafite ubushobozi bakinanaga na ba Desire Mbonabucya mu bice bitandukanye, bakinaga na Bakarekizo Olivier. Aho banza byashoboka kuko nge mbona urwego turiho nabo dukina ari urwo ngurwo. Ngira ngo wenda ntago ndi buze guhita mvuga izina nyirizina ryo kuvuga ngo wenda umutoza ntashoboye cyangwa umutoza arashoboye. Ndaza guhera hasi gato. Nta mukinnyi w'umusubaho, sinemera ko ari umukinnyi w'umuswa ubaho. Umukinnyi waranyuze muri minime, Cadet, Junior, deuxième division, première division, akagira ubwo aba selection muri equipe nationale, aba ari umukinnyi w'umuhanga. So nuza kureba uraza gusanga nubwo ari umukinnyi w'umuhanga kuza muri equipe nationale n'umusimu ba selection
kuguselektiona uze muri equipe nationale uzushoboye icyo umutoza kongerera niki ni tactique ni uburyo bw'amayeri bitewe na adversaire mugiye guhura nawe so nuza kureba rero aza gusanga kuri equipe y'igihugu yacu Amavubi akenshi abatoza duhitamo usanga habayemo kwibeshya icyo ni kimwe ikindi cya kabiri bikajyana na finance cyangwa se n'umushahara akenshi kuko ugiye kureba abatoza atwagiye dutunga beza nimbarwa ugiye kureba abatoza banyuze hano mu Rwanda bamakeya nibo benshi nuvuga ngo ni kimwe mu bintu bitugonga ikindi cya kabiri n'ujya kureba uraza kureba eske mu Rwanda tuzana umutoza dushaka kujya he kubera ko uyu munsi niba tuvuga ngo turashaka kujya mu gikombe cya Afurika mu by'ukuri nabaye batoza from nowhere baje bagakarifa igihugu runaka bakakijyana mu gikombe cya Afurika mu gikombe cy'isi so kuri uyu munsi niba twifuza gukorera muri izi condition ntacyo mashama atwaye ariko niba twifuza kuba twakwikarifya mu gikombe cy'isi cyangwa mu gikombe cya Afurika n'ahandi hatandukanye birasaba ko tuzana abandi batoza bafite amateka bafite class yo hejuru bari ku rundi rwego fata abatoza nk'aba Clarence Sodorofo fata abatoza nk'aba Patrick Kluivert nivo bari ziri hejuru iz'amashami ariko baraje barabwira ngo muri Cameroon barabwira bati twe turashaka mu dukarifya muri kane mutadukara ikifiya kani muracaho tuzana undi mutoza so nujya kureburaza gusanga rero mu Rwanda tuzana umutoza tusazi icyo dushaka so ku Rwanda ngiye navuga ko niba tugumye muri ibi byacu byo kudategura byindi by'inyuma byinshi nyuma kurusha ko twareba ku mupira tugumane mashami ntacyo bitwaye wa makeya ariko niba dushaka kugera hane tugera dukeneye gushyira itangazo hariya abatoza bashoboye bagaselektiona tukare umutoza ushoboye akari uhabwa ikipe y'Igihugu kubera ko abakinyi dufite si babi bo kutajya muri kane Faustin si babi kurusha abatanzania baheruka muri kane si babi kurusha Kenya heruka mu gikombe cya Afurika si babi kurusha igihugu cy'u Burundi giheruka mu gikombe cya Afurika ariko hari ibisabwa kugira ngo tujye mu gikombe cya Afurika bihera ku mutoza kuko umutoza nawe afite uruhare runini cyane umukinnyi nka Nicolas Numingamare wadutsinze igitego kiza gikurikira icya Mexer wa Bordeaux nibuka neza nabakinnyi urumva ku rwego bariho bakomeye babikoreye abo bose ntago bari aho ngaho bakina i Burayi kubera ko wenda ari faveur bagiriwe ni ibintu bakoze kuva mu bwana muri academies barazamuka ubushobozi bwabo butuma bagurwa ntabwo batijwe so mpamya neza ko ikintu Amavubi yacu atanga niko tungana mpamya ko wenda nk'abo tunganya ubushobozi badutsinze aribwo nabyibaza ariko nka Cameroon igutsinze birumvikana wenda ikiza nanone ni ukureba wenda nka Mozambique nubwo wenda twenda kunganya ubushobozi ariko nayo ifite uburyo ikora ibyo twakoraga muri 2004 irazana ba Reinilde abo bana abakinnyi bafite inkomoko za Portugal n'ahandi hatandukanye bakaza bakayikinira so nta kintu nashinja Amavubi cyane ndashinja imiyoborere y'umupira w'amaguru idategura ngo turebe niba duteguye byashoboka ese tudateguye ko bidashoboka wategura ntibyashoboka ntabwo wenda imikino izagaruka mu kwezi kwa 8 dukina mukino ukurikiye n'ikipe ya Cape Verde wenda hashobora kuzamo aracyapropose amatsinda y'igikombe cy'isi nayo gushaka tike kujya mu gikombe cy'isi ariko nanone ku rundi ruhande hari cyane dufite mu kwezi kwa shobora kujya mu kwezi kwa 4 ibyo byose nta marushanwa dufite imbere ariko cyane niyo tureba anta kuri amazina yose arimo aragenda komozwaho wenda ku jisho ryawe urabona waba ubereye wenda uragenda uvuga kuri karite z'abo batoza ni bamwe mu bavugwa n'ibisubizo byihuse harimo bo ba Karekezi Olivier harimo ba Robertinho harimo ba Diri Mohamed nawe biravuga mutoza w'ikipe ya APR wowe urabibona gute muri izo scenario Jewe muri abo batoza ntago ndibuze kuvuga ngo tuhabwe uyu mutoza cyangwa se twafata umutoza kubera ko abo batoza nabo nta bigo byabo bidasanzwe tuze mu bakipe y'igihugu hari abatoza bafite experience barambye babizi bamaze imigi nibo batoza bashakwa deni icyo nakwemera ko abari Jeanne nka ba Olivier Karekezi nakwemera ko wenda abakinnyi bajye bakina umupira nk'abo ba muri Sajimi n'abandi batandukanye bajya muri staff technique uko staff technique no jya kureba z'ibihugu muri iyi minsi Faustin zirenza abantu 10 ziba zirimo abantu barenze 10 abo bantu 10 Olivier hari icyo wamushinga muri Sajimi hari icyo wamuha nundi ntago ari ngombwa Adire ntago ari ngombwa kubera ko dushaka kubona undi mutozo uri hejuru ya Adire tukamuza so muri abo ngabo mugiye nta numwe waza akakanya ngo mubwire ngo ugiye kumutuma igikombe cya kujya mu gikombe cya Afurika cyangwa mu gikombe cy'isi kubera ko still haba hakirimo ibyo bintu bikiri behind ya scene gusa nemera ko aba legend baje bakiintegra muri groupe hari icyo byadufasha ameza n'ubundi ni ikintu gito na amezi make yo gutegura ikintu Mashami yarakeneye akazi n'ibyo agombaga kuyemera nawe yumvaga byashoboka ariko iyo wandika ku mpapuro niyo ugeze mu kibuga n'ibintu bitandukanye bivuze ngo Mashami yahabwa umwanya cyangwa se mu gihe abashinzwe kumuhemba kujye simuhemba banamuhaye akazi
banabifite mu nshingano nibabona koko ibyo bamuhaye nubwo atabigezeho yagerageza kubikora mu minsi iza cyangwa se atabishobora ubwo wenda bazafata umwanzuro ujyanye n'ibyo bifuza banashyiremo umutoza bashaka sinavuga ngo wenda bashyireho ngo Adil sinavuga ngo bashyireho Robertinho cyangwa se Karekezi Olivier ariko mpamya neza ko mu batoza twigeze kugira umutoza nibuka wakoze ibintu bigaragara ni Constantine ni umutoza waje arapfundikanya tubasha kwitwara neza sinzi niba ubyibuka ariko nubwo twitwaye nta rwego rukaze n'ubundi twagezeho cyo twahise tugongwa n'ibihano niba nibuka neza ntitwagira ahantu tugera ubwo ntiwabasha kujijira ubushobozi bwiwe mu gihe atagezaho mashami yasabwaga kugera